twibwiye ariko se abantu bashobora kwibaza Espoir uretse amazina nk'uko wari ubivuze uri mu ntoki. Espoir ndi umuhungu w'umunyamurenge, mvuka mu Basinga, ndi nawe ndi umusinga. Data yaratabarutse yitwaga Mutunzi Jean Paul, yarazwi ku izina rya Seba. Na mama baratabarutse bakurikirana. Mama nawe witwaga Uwimana Floride. Baguye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda mu mwaka wa 2004 na 2005. Bagiye bakurikirana. Hanyuma rero Espoir nk'uko wari ubivuze, reka tubanze tuguhe pole nk'uko wari ubivuze ko ababyeyi bawe batabarutse kandi batabaruka ukiri mutoya. Uko wari ubivuze koko kuri umuhungu w'umunyamurenge w'umusinga, uyu akaba ari umwe mu bagiye bavukira mu nzira nk'uko benshi bakunda kubivuga, byenda batagize amahirwe yo kuvukira mu gihugu cya gakondo imurenge iwacu, akavukira mu bihugu by'amahanga. Rero Espoir, wadusangiza gato nk'uko wari uvuze ababyeyi bawe batabarutse ukiri mutoya, wadusangiza ku buzima bwawe mu ncamake n'ubwo utavuga buri kamwe kose n'akandi, ahubwo ukadusangiza ubuzima bwawe, uburyo wabayeho nyuma y'aho ababyeyi bawe batabarutse. Ubuzima bwanjye nyuma y'aho ababyeyi batabarutse, benshi babyita ibyago, abandi babyita andi mazina nyine avuye mu bikomere, ariko gihe si uko gihe nabyise isomo. Ni isomo rinini kuko wenda wowe urabizi ku ruhare rumwe cyangwa urundi. Nagize imyaka 5, mbese ntarumva ikintu bita inzara mu matwi yanjye, nta n'ikintu kiri negative side kirangeraho, porotejwe 100%. Mama wari umwarimu muri kaminuza y'Ibutare, abankurikira babizi bamwibuka. Yitwaga Florida, yigishaga muri kaminuza y'Ibutare kuva mu 1995 jenoside ikirangira. Yari umwarimu kugeza atabarutse 2005. Urumva ubwo buzima, ndi umuhungu umwe, ndi umwana umwe, nari mbayeho nk'umuzungu, mfite abakozi bagera muri 3 cyangwa 4 bakubwira. Uwo munsi bagiye, isi ihita imera nk'uko izuba ryaba riri kwaka ari saa 6, ikihindukiza bikaba nijoro. Uwari usigaye aho wakamfashije cyangwa wakize ikindi akora, aba ashyizwe muri gereza, wari mubyara wanjye, ashinjwa kuba yarariye ubutunzi bwa mama, bwari busigaye bwo kugira icyo bumufasha. Birumvikana nahise nsa n'ugiye ku muhanda, nakirwa n'undi mubyeyi mama wacu wabaganira. Ukiri aho byenda uko dukomeza muri ibyo 2005 nk'uko wari ubivuze igihe mama atabarutse, papa wawe yari akihari? Oya, papa yatabarutse mbere ya mama mu mwaka wa 2004. Icyo gihe baje n'imyaka, ni ukuvuga ngo n'umwaka wakurikiragaho? Si n'umwaka, papa yagiye mu kwa 8, mama agenda mu kwa 5. Urumva ntabwo umwaka aruzi. Hanyuma uwo mubyara wawe wari uvuze byenda waje gufungwa kubera kurya imitungo wari usigiwe n'ababyeyi, yari mubyara wawe wo kwa papa cyangwa wo kwa mama? Nk'uko bavuga ngo kurya imitungo, nari muto numva umwana w'imyaka 5, ntuba ufite control yo kumanaging information zose uhawe, mu making sure ngo ni true cyangwa se true. Uko nabyumvise yafungiwe ko yakoresheje ubutunzi mu buryo butari ngombwa. Nawe mu kiganiro gito twagiranye, aracyariho, arabiza ari Bugande, yarambwiye ngo iwe yafashe amafaranga ayakoresha mu buryo yabonaga ko bukwiriye. Yari mubyara wanjye nk'uko warumbajije wo kwa mama, papa we yavukanaga na mama. So abo kwa papa rero nabo babona ko ibyo bintu atabikoresheje uko bikwiriye, niko kuba bamugeza mu nkiko, birangira ahawe igifungo. Hanyuma se urumva ku myaka 5 turabona Espoir ubu uri umugabo, ubuzima rero bwo kuva ku myaka 5 kugeza kuri none, wabitubwiraho mu ncamake? Turabizi ko ubuzima bw'ubupfubyi ntabwo buba bworoshe, ni ukugira ngo n'abandi badukurikirana buriyo tujya gusangiza abantu ubuhamya. Icya mbere ni uko ubuhamya buza busubizamo intege
aba ari muri situation nk'iyo wari urimo muri icyo gihe. Mu mbeho ugahita utekereza umunsi wose nko ku manywa, ntutekereze ngo se ndabona icyo kurya cyangwa iki, ahubwo ukarwana hari yageze inzoga bitaga ngo ni chief, ukarwana uvuga ngo se ndabona chief iza gutuma nijoro mbona ibitotsi ya mibu n'ayambeho sinyumve. Mind zawe zikagenda zikaba attracted yo kunywa ibyo bisindisha, atari ukubera ko bikunze, ariyo conclusion yanyu musigaranye ubuzima buguhaye, ukagenda ubyisangamo gutyo. Wendaho Imana ije guhindura amateka igeze aho ihindura indi page, ukabona ko nyine wenda zidakwiriye, akaba ariho hera zikasoringa. Ku myaka 8 byenda ntabwo bishobora kumvikana kuri benshi. Ubundi usanga inzoga ntabwo zemerewe abantu bakiri munsi y'imyaka 18, nako imyaka 18. Wowe uvuze ko ku myaka 8 wazinywaga, icyo gihe wazibonaga mu buhe buryo, dore ko n'ubushobozi cyangwa se amafaranga ntayo wari ufite? Icyo gihe urakoze ku kibazo kizubashije. Icyo gihe bahingaga inyanya kuri icyo gihe ahantu sinzi no bakinazihinga ku kiyaga cya Cyohoha, mukajya gufasha abantu kuzisarura, kuba mwakikorera mu bitebo mubashyirira ahandi zigomba kuba ziri, bakaguhereza ibiceri 200 cyangwa se 500. Ubu wabaga muri umukire. Ureke izo nzoga wenda chief yanywaga uwifite, icyo gihe ndagira ngo yanaguraga ibiceri 220 ndagira ngo hano habaga n'izindi nzoga z'inkorana abanyarwanda bakoraga, ubu baraziciye, zitwaga ngo ni za Runangu, ibikwangari n'ibindi, ab'icyo gihe barabizi. Nizo wagenda ukagura inzoga y'ijana yabaga ifite imbaraga ziruta iza Primus 8 z'iki gihe. Barenda ugaseza izo nyanya cyangwa ibyo bitunguru kuba bihinze, akabafasha kubishyira mu mifuka, kubitonora, akaguhereza amafaranga 400 500. Kamenya ngo ndiye irindazi ry'ijana, asigaye ukayatekerezamo inzoga gusa, kuko zakurindaga. Wabonaga abandi banamo barasekana ba nyina, ukumva ugize n'ishyari n'ibiki, ntarajya kure. Umuntu uzikari kumwe n'imfubyi, nshuti yanjye aka kanya umubere undi muntu, kuko itamubere undi muntu buriya buzima nibwo bubateguramo kuba bakazungu mwarebaga mu Rwanda b'iyi minsi. Nibwo buzima bubateguramo ubugome bw'iteka ryose. Kuko ngende ndibuka mfite nk'imyaka 10, ine Imana nambabari yaranambaburiye, nanezezwaga no kubona undi muntu ababaye. Kuburyo nafata akana kagushimisha, kubona akana nk'imyaka 4 5, nkafata nk'iyirindazi naguze ryanjye. Urumva iryo jana kuri buna byaga byakuruhisha, ryarindazi nkarisigaho urusenda, nkahereza umwana yarirya akarira, nkabona giye nibwo amarangamutima yo kwishima abonetse. Kuko ndibuka ejo bundi 2019 niba na 20 nageze aho hantu nahuriye n'izo situation, barakana harakana iki muri hanze yo Katende, ndicarira ahantu ku muhanda gutya, ko numva ntavuye za 2014 nongera kuhagera ejo bundi 2020. Ndicarayo just bisanzwe ku muhanda, aho nakunda kuba nicariye. Abantu bose aho twabyirukanye, abagabo bari icyo gihe n'abasore bandutagaho, bacaho bati ntajye nusohoza, barayoberwa. Umuntu umwe twe twajyanye n'umwana w'umunshuti yanjye mwitakize nk'umusirikare, aravuga ati se mari tente ko muco n'umusuhuze ntabwo mwibuka, kandi ubu turimo turaseka nawe. Umuntu umwe aramubaza ngo se tente yaseka gute? Uwo muja muri muraseka, utubwiye ngo ni mukuru we cyangwa ni se wabo, ariko tente ntiyaseka. Tente ko twe tumuzi hano ari wa muntu wicara uhekenye iryinyo, ubona iryinyo rye ukaribona mu gihe cyo guseka ari uko abandi bababaye, urumva we yaseka gute? Ikindi yari umuntu ubuzima bwakaranze, utagira uwo mubiri nk'uyu mbona, utagira uwo mubiri ni gute? Nahamaze iminsi 2 ndinda mpava, nta muntu uremera ko ariye hageze. Hanyuma n'ubundi ndasa nko gusubiza inyuma kuri iriya myaka 8 cyangwa se 10, muri icyo gihe bari muri by'inzoga cyangwa se muri iyo situation. Ntabwo wabaga uri ku ishuri, aho wari ucumbitse abakureraga bari bande, mwari mubanye gute? Undi muntu twabanaga yari mama wacu, waragize ikibazo cyo kutabyara, akaba nawe ni umuntu uri mu buzima bugoye. Uko kwiga ntikwabagaho, kwabaga ari ukwa gake gake. Urumva nawe iyo situation wirariye hanze, cyangwa se niba wanaraye mu nzu waraye imirire nta utayibonye, ntabwo mu gitondo uri gutekereza kujya ku ishuri. Niyo unabitekereza
ntabwo uri bugere mu ishuri ngo wicare ibitekerezo ariho biri ibitekerezo byawe biba biri ku kiguproteja nuramuka uvuye aho mu ishuri umusozo urebye ubuzima uko buri kugutwara kuri none uri hano muri Kenya ni nk'ikihe cyizere ufite cy'ubuzima? Icyizere ufite cy'ubuzima nyuma yo gukizwa ukamenya Kristo umaze kuba umugabo byinshi urabibara nk'inkuru ariko byanze bikunze icyizere cy'ubuzima ufite ni iki? Icyizere cy'ubuzima ufite n'ubundi kiracyari mu isezerano ry'Imana kuri jye kuko ibyo ndimo ndagenda mbona nisangamo kuba turi kumwe cyangwa ahandi n'ahandi ni isezerano ryayo kuri jye siko nagambiriye gukora jye nk'ahandi muri Kenya igihe nagambiriye kuhazira sicyo nahaziye kandi nabishyizemo ingufu ku bwanjye biranga ariko igihe iyo ishakiye irabikora rero intego mfite ni ukuba mu bushake bwayo neza nabugeraho nk'umugambi wanjye igihe nagambiriye w'ishimwe ry'Imana. Icyo gihe nkubwira nafite amafaranga mbere yaho gato ngusubije inyuma gato niga muri segonderi mu wa mbere ari umupasiteri wigeze kumbaza natashye ndi kwa papa aratubaza agiye n'undi mwana wo kwa data wacu ngo ni witwa Dani arambaza ngo se niye ntego ufite sinjya nkubona uririmba mu rusengero sinjya nkubona ukoropa niye ntego ufite ndabwira ngo ngi numva umutima wanjye arimo kuzubakira Imana urusengero ubu nawe nabibona araza gutanga comment mwita mutijima atunyi nabyumvira aho birarangira ngo buke nza kubona ayo mafaranga ndamutungura ndamubwira ni pastor hari rusengero rwari rumaze kubakwa rusizemo sima nta kintu kirajyamo ndabwira ngo rusengero rwose ngomba kurutera irangi wowe arangise wowe ndabwira sawa nta kibazo ndabwira ngende ushakire ubwo umuntu ubikora akomeza kugira ngo n'urwego ko ari umuntu urwenya cyane ndagiye turamubajije aramuvuza ati amafaranga naya abona message igeze kuri telefone yiwe ndabwira nti genda ubikore icyo gihe ndi ni Kigali wenyine arampamagara ambwira ngo mbabarira urusengero sinazarutenera mudahari ndaza urumva nabikoze nko kuwa kane abarepetiyemo kuwa gatandatu baramusarana pastor wakoze ibihe bitangaza ubona mu ntara ntabwo bafite ubushobozi bwo kwikora ibyo bintu byose ni ibiki na data wacu ntabyo yarazi ko nabikoze nawe yaratunguye abonye urusengero rusa gutyo biricaho pasiteri be nka saa 5 avuga ati mwakomeje kumbaza reka mbereke uko ibintu byagenze aravuga ati turi kumwe n'umushyitsi mwana wacu darutse guterana hano wabaga i Kigali nazana mubwira ndagenda avuga ati dore uyu nguyu niwe wabikoze ati cyantangaje nuko yari yarambwiye ko afite gahunda yo kuzubakira Imana urusengero ati none ubu mbonye ko bizashoboka rero ubugiye papa zifite no kuzubaka urusengero rw'Imana ikindi nukuzagura izina rya papa ku rwego ruri hamba ubundi gihe cyagera cyo gutaha nkitahira nk'abandi. Hanyuma Espoir ndumva sinzi nimba wanyemera kino kiganiro tukagisoza ushobora kuba mfite ibyo nakubajije n'ibyo ntakubajije habaye rero hari irindi jambo byenda wumva ushobora kugezaho barimo kudukurikirana warivuga dendo kanyemerera kino kiganiro tukagisoza. Nkuko wari bivuze ndabanje kugushimira kubw'uyu mwanya mwaduhaye icyo navuga ni ukubwira abantu kujoininga iyi televiziyo ya Mendimine TV hari ibintu byinshi ngewe umaze iminsi bikurikirana maze kubona abantu batarabona. Hari umuvandimwe ejo bundi nakurikiranye kuri hano kuri Mendimine TV avuga ngo nta wundi musanzu ubaha bashaka kubwira ibikubaka ibikugirira neza bakakumenyesha ibiri iwanyu utaruzi bakakugerayo baratega bakoresha kamera bakoresha ibiki byose nta wundi musanzu bagusabye ushoboye wawubaha niba wanze ariko se no gukanda kuri subscribe nabyo bibikibazo nkaba nasabaga abavandimwe ko mwakanda subscribe mukajya mukomeza kubana n'uyu muvandimwe hano nanjye akenshi tuba turi kumwe hano ufite ibitekerezo byiza iyi niyo nzira ufite ibitekerezo byakubaka ubwoko ndabashishikariza ko aha niyo nzira ngo nugusana ibyangiritse twabaha karibu rero mukaza hano ni ikaze umuntu wumva afite ibitekerezo byagira umumaro ubwoko ni hano kabisa murakoze. Uzugira nk'amatsiko yo kuzamenya umurenge ahubwo si amatsiko yo kuzahamenya gusa ndibaza ko atari rimwe tubiganiriyeho ngira amatsiko yo kuzahabona hari secret hafite umutekano waho uri hamwe. Reka tugushimire rero ku mwanya mwiza
ndetse n'ibiganiro tuganiriye ndetse tunakwihanganishe tuguhe pole kuri background y'ubuzima bwawe kumva muganira n'umuntu wigeze gutekereza kuba yakwiha ingo